Ikaze kuri DOSSIER ANALYTIQUE tuganira politike mpuzamahanga. Nge nitwa Semugeshi Bayingana. Amashusho mureba imbere kuri screen z'ibikoresho mukoresha mudukurikiye niyo yabaye intandaro yo kudashyirwaho umukono kwimbanziriza amasezerano y'amasezerano arambye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Bariyemeje ingingo 14 impande zombi zari zaramaze kwemeza ko ntacyo bitwaye buri ruhande rushobora kubyihanganira rugafata igihe cy'iminsi 60 rusuzuma neza niba ko kurundi rugomba kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano. N'amasezerano n'ubundi twagarutseho cyangwa se twakomejeho mu biganiro byacu byabanje, ariko kandi mbonereho no kwisegura ku bakunzi bacu kuba tutari kubagezaho ibiganiro nk'uko bikwiye. Hari ibyo tugira gushyira ku murongo, nizera ko rwose nibimara kujya ku murongo nakabuza tuzakomeza kuganira nk'ibisanzwe. Hanyuma rero kora subscribe gatanuko kandi amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Isiraheli yemeje ko aha ni ku rukuta rwa Ministre w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu rwa X, yemeje ko yahaye itegeko ingabo z'igisirikare cy'igihugu IDF kugaba ibitero ku bice 150 muri Liban bitandukanye, ndetse bemeza ko ibi bitero byarimbuye cyangwa se byishe abarwanyi benshi ba Hezbollah. Ibi byabaye intandaro mu gihe haburaga amasaha make rwose abarirwa ku ntoki kugira ngo abatuye isi mu byerekezo bitandukanye batangire noneho bizere ko iby'intambara n'ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran byaba binoneho bikizwe iherezo n'akadomo. Ariko kandi ntago ndibuze kubyita ubuhanuzi, ariko ibi nibigiye kure y'ibyo twari twatangaje mu biganiro twakoze mu minsi ishize. Ababyibuka bo tubana gatanuko kandi nari nagiye ngaragaza impamvu zirenze imwe zituma aya masezerano atari bushoboke mu gihe cyose Liban ikiri mu masezerano, cyangwa se mu gihe Liban ifatwa nk'agace gashobora kwibasirwa Iran bikayikura mu biganiro. Mu by'ukuri nitwitege ko impande zombi zishobora kuganira, na cyane ko impamvu buriya zirahabanye. Isiraheli kujya muri Liban, ndabagaragariza mu kanya ibyo Netanyahu yavuze ngibi hano mu masaha rwose mu munsi yabivuze bisa nkaho n'umundi yacaga amarenga ko agomba kugaba bino bitero. Reka mbanza avuga ibyo yavuze mu magambo yati mu gihe cyose nyiri Ministre w'intebe wa Israel, Iran nizigera itunga intwaro kirimbuzi. As long as I am the Prime Minister of Israel, Iran will not have a nuclear weapons. Impamvu Israel ijya muri Iran yo ishimangira ko bifitanye isano ya hafi no kuba Iran yakubaka ubushobozi bw'intwaro kirimbuzi. Ni imwe mu mpamvu Israel yahamya ko zikurura kwinjira muri Iran. Hanyuma impamvu zisunikira Isiraheli kujya muri Liban ni impamvu ebyiri zikomeye. Iya mbere, Isiraheli buri ni mu mushinga nakita mu bishariko bagomba gushyira mu bikorwa. Bari mu mushinga wo kwagura ibice by'ubutaka, cyangwa se bari mu mishinga yo gusubirana ibice bo bemeza ko byahoze ari ibyabo, kuri ubu bahamya ko byicayeho abo bita abanyabyaha cyangwa se abapagani. Na cyane ko mu minsi ishize ubonye witwa Itamar Ben-Gvir ndetse n'uwitwa Bezalel Smotrich, bamwe muri ba ministre bavugwa cyane banatazirirwa cyangwa se bavugwa kuba n'abaheza nguni, by'umwihariko nk'Itamar Ben-Gvir murabizi ko kuri ministeri y'umutekano imbere, hanyuma mu gihugu Smotrich we akaba akuriye ari ministre akuriye ministeri y'ubukungu. So hanyuma no bagabo bombi mu magambo bahurijeho bemeje ko intambara barimo ari intambara negatifu, ari intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Bavuga ko intambara barimo n'ibihugu by'abayisilamu ni intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Icyo gihe ndibuka ko rwose babwiraga madamu Ursula von der Leyen, perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'uburayi, bamusaba ko iyi European yashyikira Isiraheli kuko iri mu ntambara yo gusenya ikibi. Bemeza ko bari mu ntambara nyine yo kurimbura ikibi muri kara gace. Hanyuma rero nyiri kuvuga ku mpamvu, reka mbabwire ko Isiraheli yemeza ko yagabye bino bitero muri Liban nyuma yuko, ntabwo nibagiye impamvu nari ndiho zituma Isiraheli yinjira muri Liban. Reka nkomereze hano. N'umuri Netanyahu yabyanditse mu masaha 5 ashize. Netanyahu yemeza ko Hezbollah buri ngo mbere yuko bagaba ibitero, Hezbollah ngo yabanje kwica abasirikare 4 cyangwa se agabye ibitero ku basirikare 4, hapfiramo n'umusirikare mukuru mu ngabo za Isiraheli, Lieutenant Colonel Don Gadria Ben Shimhon
ndetse n'abandi basirikare batatu bwo naba junior officers. Hanyuma aha yemezaga ko amaraso yabo ngo yamaze guhorerwa, ndetse ngo yizeye ko n'ababikomerekeyemo rwose ngo bari buze koroherwa. Hanyuma rero yavuze ko nyuma y'ibyo bitero bya Hezbollah ngo yahise ategeka igisirikare cye kurasa Hezbollah n'imbaraga zabo zose. Ati igisirikare cyacu cyatatse ibice 80 bya Hezbollah bitandukanye, ndetse twicamo abarwanyi benshi. Hanyuma kandi igisirikare cyacu none cyagabye ibitero ku biro bikuru bya Hezbollah biri mu kibaya cya Baka, ubwo abazi region kibaya murakizi. Hanyuma rero yemeza ko mu gitondo cy'uyu munsi turiho ngo yahise agirana ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo Israel ni Gideon Sar, Israel Karza yowe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Gideon Sar, ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Israel, ndetse agaragaza ko Israel itazigera na rimwe yihanganira ibitero byose ku basirikare babo cyangwa se biza ku butaka bwabo. Avakora wese uzabigerageza zishyura ikiguzi cyo hejuru. Ati uko byamera kose ntago tuzicara ngo dutuze mu gihe cyose tubona ko ubusugire bwacu n'ingabo zacu biri kuvogerwa. Ayo namwe mu magambo ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Ndetse kandi yemeje ko ingabo ze zitazava muri Liban, bitandukanye n'ibya mbere byo kwinjira muri Liban basohoka, bite binanyiriza kuri ya mpamvu rero. Nari nyine kuvanga Israel yinjira muri Liban kubera ko ivuga ko ifite impamvu zikomeye. Imwe muri izo mpamvu ivuga ko harimo iyo nari mvuze yo kwagura ibice nakita by'ubugenzuzi bashaka kugenzura hariya mu mushinga wiswe Great Israel. Ariko harimo n'indi ngingo ikomeye ya Hezbollah. Hezbollah ni umutwe of course n'umutwe utavuga rumwe cyangwa se urwanya Israel, ariko hanini Hezbollah buri bikora bigendeye ku bikorwa bya Israel mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa se bikurikije ibyo nyine bakora muri biriya bice. Ubwo navuga ubutegetsi bwa Israel. Hanyuma dukomeze. Iyi Hezbollah n'uwo mushinga mugari bise Great Israel ni kimwe mu bintu bitagomba guhuzwa na gato n'iby'Israel ivuga ko yinjiye igiye gushaka muri Iran, kuko ivuga ko iri muri Iran kubera ko yifuza gusenya ubushobozi bwa kirimbuzi muri kiriya gihugu cya Iran. Nicyo bavuga ko baberehara muri Iran. Imyaka imaze kwihirika kuko Israel si rimwe si kabiri igerageza kuba yagenzura Liban. Muribuka intambara muri za 1988 kabiri niba mbyibuka neza, ubwo Israel n'ubundi yagabaga ibitero mu majyepfo ya Liban. Hari imitwe myinshi y'abashia, ni imitwe y'abashia rwose yarashyizwe hariya kugira ngo zagire uruhare mu guhangana n'ibitero bya IDF. Hanyuma kandi uyu mutwe wa Hezbollah birazwi neza ko uterwa inkunga n'igisirikare cya Iran. Ni umutwe kandi ariko kuri ubu ngubu byarahindutse. Mbere niko byari biri, kuko nka Syria ku gihe cya Bashar al-Assad Hezbollah rwose habwaga inkunga na Syria ubutegetsi bwa Bashar, ariko ubu Iran isa nkaho ariyo isigaye yemye. Hanyuma rero izi mpamvu zombi zinyuranye, kuko yemeza ko bari kujya guhiga intwaro kirimbuzi muri Iran no gusenya ubushobozi bwose bwa gisirikare bwa kiriya gihugu, plus kuba bishaka guhurizwa hamwe mu masezerano Iran n'iby'Israel yemeza ko yagiye guhigayo ngo bihuzwe n'ibya Liban. Nanone ntabwo ngiye guhanura, ariko mu gihe cyose bikimeze uko nitwitege amasezerano. Ingingo reka tuyiveho. Hanyuma kandi Megatron nibyo yavugaga Israel Kors, Minisitiri w'Ingabo, yavuze ko batazigera bava muri Liban. Nkuru muri kubona kuri Megatron. Nubundi hano Iran yafunze ubunigo bwa Hormuz. Ibusini iracyari inkuru, kandi inaga ikiri inkuru rwose kuba Hormuz ifunze. Isi inkuru ahubwo hano yego kuri open source inter
Moscow no hari kugabwa ibitero ariko siyo gahunda turiho turi mu burasirazuba bwo hagati uko mbonye amashusho nkibuka ko nigeze kwenyuzaho amaso. Hanyuma rero ubu niko bwa Hormuz nubwo nari mvuze ngo si inkuru ariko ubwo ishami ya IRGC rirwanira mu mazi yemezaga ko amato yahacaga atemerewe kuhaca kuko guhera ku munsi w'ejo amato yaratangiye kwemererwa kugenda. Ubu rero biravugwa ko uyu munsi humvikanye iraswa hari Hormuz bitari ukurasa ku mato ariko ni warning shots aho babuzaga amato ari kugerageza gutambuka hariya bayakumira cyangwa se bayihaniza yibutse ko atagomba gutambuka kubera ko yari impamvu ituma agenda yamaze kwangizwa cyangwa se amasezerano yamaze kwangirika. Umunsi rero wari w'ingenzi kuri twese, umunsi mu by'ukuri twari bubonereho cyangwa se nyine ayo masezerano yari buze gusinyirwaho. Nawo umunsi Israel yinjiye muri Liban kuri incuro yemeza kitazahava birerekeza he birave biragana he. Jyubana natwe gatanu kandi tukugezeho daily updates ndetse n'isesengura. Nge nitwa Semugeshi Bayingana, nibikubuze gukora subscribe gatanu kandi tujye tubana.